nzahora nguririmba nimbona ngiye gusinda nzazuna ubundi ingegeri ifite ubutumwa sinaherukaga gusohoka nubwo naherukanaga n'amagi yanjye Keza ngwino ngusomye utazaba imbwa mwana mbwa ngo ni Kalisa nyicunda hejuru nta n'ubwo azi no kungura agakanzu ntago azi no kungura akanyama ajye yicunda hejuru y'amazu ntago uriya mwana amurere kujya ku munota wa nyuma amushyira amadamu navuga ntawe nzongera gufata amuha ibere irye ntago nabivana ibintu byo kwerwa anyicuruzi ni ukuvuga ngo wongeye kujya wa biberi agasigatirike abajama nibampamagara babwiye ngo ni shuwadiri nta bintu byo kwerwa metse ingegera yimenamo n'utubendi njyewe nabuze n'umurizo w'ihene nta n'ibirenze nta murere yanyirutse inyuma ngo diya umvaga arimo yikinisha ubu ahari amaze kumva icyo nari mumare ubundi Mado nawe nazane bisa umubyeyi nanjye narigubye nari inkumi Keza urongoye icupa mwana wangu urongoye icupa rwa ruhinja barujyanye Keza arabizi azabibwirwa ntabwo ukuvuga ako aha ni cyane inyuma y'urugo ni ukuvuga ngo Keza yansanga ahita anyinjiza mu nzu ku gitayi Keza uriya mugabo yasanze nifite umwana ndakubarira inkuru uko byagenze arantereta inyuma Mado twari inshuti uriya mugabo tubyarana umwana hanyuma Mado ko nawe ashaka kundoga akandoga ntanamureze nta manza akora iki namure eko buriya azamure ikibazo gikomeye ubuzima nibwo buryoshye naherukaga gacupa naratwika akinyosha ngo arankunda birangira na ubundi abagabo nka baramujye mubaha impinda zabo baziberewe ubundi se bo ngo maze kwibagirwa igisi naranakize nawe nafatane n'umuruho kumuya nzaya ngenda mwonyereza ahari kwa Mado azamuha amata nayabura amuha ibiryo nabibura amuha isombe cyangwa azamuha intagarasoryo azamuha imitabi umwana utari uwawe umuha itabi n'inzoga ako Keza Diya wiriwe ni ese Diya mereza hano ntukankoro ku icupa ese Diya ubaye iki ibi ni ibicuri ni ibiki nibi wasinze Diya urumva nawe umura nk'abapapa none se umwana ari hehe aho umwana wande umwana wawe umwana wanjye wamushyizehe koko aramu inde se umugo aramu ni wowe njyewe se umwana wawe ndamufite kandi harya Kalisa yamujyanye uvuze munzanire Kalisa yamujyanye araryamye mwana wanjye arabivuze araryamye mbese Diya ko wasinze oya sinasinze ntabwo nabajya
nasohotse uyu munsi ni muremure. Mwana wanjye we uruhinja se Uruhinja Kalisa yarijyanye amagambo nabi ufite umutima w'ubunyamaswa, uruhinja rwanjye urushaka iki. Iyo ndirimbo ndayiguhimbira. ariko Diya wajya ureka amagambo nk'ayo ngayo koko Amagambo ashize ivuga ariko birabaye. tuza tuganira ubu si cyari kinzanye ndagikora basi uje kunyica ariko Diya urwo rurimi rwawe sindukunda ahubwo se reka nkubwire nk'ubungubu uko naje kukureba ngo dupange urumva nari mfite n'udufaranga nguha none reka nkubwire oya none so utwo dufaranga nari nadusenge ntabwo nanatuguha wasinze ntabwo n'umwana ntabwo uzi ahari uvuga ngo araryamye ngo ni ngo Kalisa yamujyanye. Reka Kalisa ndanamuzi ndenzoba nyuma mwami w'abami we mutwo dufaranga oya mwami yesu reka nsenga akura abadayimoni. icyari kinzanye mana nari mvuze nti genda kuri rya higuro nakubwiye ngo be nabasha kuriguha hanyuma tubashe gupanga neza yenda ibintu byacu bigende neza. None wasinze n'umwana wamusize wabona wanamuryamiye ahubwo muryamira kandi aryamye inzoga zingana gutya nyweye ururimi ntiruva mu kanwa koko biragenda ni ukuvuga ngo mfite ikibazo ahubwo mado mutwo dufaranga aya mafaranga ndamutse nyaguha ushobora no kuyata cyangwa ukayajyana mu kabari bakayakwiba ejo ugasanga agupfiriye usa bibaye n'ibibazo. Umva nkubwire ikintu tugiye gukora mbwira ikintu waruje ngo dupange wowe gatume mado. Umva nkubwire Diya iby'amafaranga byihorere rwose kuko n'ubundi biragoye. Ariko se wa mwana we wanje ibi ni iki oya mwihorere uriya mwana nawe yigutesha umutwe yewe mwana sanga genda arimo ararya ibinyomoro. umva rero nkubwire Diane icyari kinzanye ntabwo ngikoze urabona ubusina wanjye wasubiza amafaranga ndakaba kasatuye. oya umva nkubwire Diane zana ndakasa umva nkubwire Diane ntega amatwi ubu icyari kinzanye oya umva oya reka wicaye aha wanyweye ese ubundi Keza wari hehe? Keza sesi yasohokanye Keza yasohotse ari muri pisine. ngaho nyumve ubwo warangiza ngo amafaranga ngo ibiki n'icyari kinzanye yewe mwana genda taha uyu ni umwana akira mama wawe kira wa mama mushyire uriya mwana murazira umwana akunda inama ariko inzoka uzigabanya ntabwo nareka Diya umuntu ufite urinja ntabwo anywa inzoga Diya umuntu ufite urinja rugana kuriya koko yakonka iki oya ushobora no kuryama ukaruryamira urashaka izica umwana bakagufunga koko aya mabere yawe yatoza azanemo amasherekwa ugiye kubona uruhinja. Diya genda gake y'inzoga uzigabanye uzazinywe umwana yakuze uramujyana nta muntu ndamujyana ya Diya itoze konsa oya itoze konsa umwana wanjye bamukuzanire bamunzanire nawe bamunzanire nanamurera nk'uko ndera n'undi rega nta kibazo ahubwo Diya reka ngende urabona ntabwo uzi ibyo urimo uvuga byose reka ngende nzagaruka uri muzima dupange njye nawe icyari kinzanye isi ubu ndagikoze. ubwo rero nimba utagikoze jya kugikorera mu muhanda hano ni iwanjye ni iwawe ndabizi Diane n'ubundi nije kukureba ari iwawe wambaye sikirotoni oya ibyo nambaye byose ibyo byihorere Diane ndi mu rugo ibyo tubyihorere ariko gira ujye kuryama ndyama ese ubundi wazanye iri cupa nka utakora ku munwa we ariko Diya ugira amagambo agira umutima mubi. Reka ngende ariko nzagaruka uri muzima. Mado Imana iguherekeze. Reka ngende ngaho genda Mado umwana wanjye bamumuha murere nanjye nzajya nkwicu ibyo byose nige wabikoze Kalisa amuguhe harimo amashere.